Iki ni ikiganiro sobanukirwa. Sobanukirwa tugiye kuganira ku ijambo bita ibyonyi. Ndetse ibyo byonyi birariho kandi biravugwa. Biragaragara mu rubyiruko. Tugiye kwibanda cyane mu rubyiruko aho dusanga hari ibyonyi biri kona. Bironta bikona bitababariye. Nibireba uko ungana birakona koko. Kona tuzi ko bikorwa n'amatungo ndetse n'inzige, ariko ibyo byonyi byona umufuka w'abahungu. Kuri momo nta kintu kikibaho, ku makonte baraviduye. Nibyo ubyumvishije neza, wise wumva icyonyi icyo ari cyo. Singiye kubivuga ngo ndambure, nawe wese ubyumva. Nibyo hari igihe abana b'abahungu usanga iyo babonye ibyonyi bazamuye imipira kugira ngo babereke nyashi. Iyo baberetse nyashi, utunyangingo miliyaridi turenga duhita twikora mu mubiri wabo. Mu mubiri w'umuhungu ukumva urashyushye. Icyo cyonyi nacyo ntikiguhereza, kiza kukwikaraga iruhande kikwereka nyashi. Nyashi iyo uyibonye nta kindi uhita utekereza, uba wumva umubiri wawe ushaka icyonyi. Icyo cyonyi nta kindi nacyo kigukorera, gihita kikujyana mu buyobe, ukagenda ukagiha ayo wakoreye. Ayo wakoreye ntutekereza ko ukeneye kwambara cyangwa se gusevinga, ntabwo ibyo uba ukibitekereza. Abana hano mu cyahafi twari tugaruka, ndeke kwibanda ahandi, reka nibanda no mu cyahafi. Abana b'aba DJ hari ibyonyi bigera kuri 4 byabibasiye. Ababyeyi babo ba DJ bahora babasengera ngo barebe ko abana babo bagaruka mu murongo, ariko simpamya neza yuko ibyo byonyi nabyo bitamaze kubavumbura. Bavumbuye ababyeyi babo, ibyo byonyi nabyo birasenga kugira ngo bigushe abo bana b'abahungu. Buri saa 7 z'amanywa muri weekend baba bamaze kwatera amatako, udupira hejuru ya nyashi bamaze kuzibereka. Aba DJ nabo ntabwo babyitaho. Feri ya mbere utunyangingo turenga miliyaridi mu mubiri wabo tuzamuka, bakumva ubushagarira burabuzuye. Bahita bafata iya mbere bagahita bajya muri Gaza. Gaza ni ahantu hari akabari. Ako kabari niko bajya kunyweramo. Amafaranga bakoreye icyumweru cyose badakuyemo na rimwe baba bayabitse kugira ngo bazaze bayasangiye n'ibyonyi. Ntibashobora kwiguriramo n'ikiraha, ntibashobora no kwiguriramo ipantaro. Oya, ibyo ntibibakoza. Bamwe nta misatsi bakigira, bari bafite direde, ariko basigaye bafite igipara. Ntibakibasha kwitaho ngo biyogosheshe, imisatsi imwe yabereyeho. Niba rero tutagize icyo dukora nk'urubyiruko, tuzabora ku isi neza nka za nyamaswa za dinezoro zarazimiye ntizikiboneka kuri ino si. Namwe rero nk'urubyiruko twahagurukiwe nande n'ibyonyi. Ibyo byonyi birakona, ugasigara uhagaze nk'umushito utagizeho inyama iriho, inyama bayiriye. Umushito nta kintu kiba kiriho, uba wambaye ubusa. Nibyo wese ubyumva neza icyo nshatse kuvuga. Amafaranga abo bana bakoreye barayajya n'umunsi umwe utageze. Ni amasaha makeya yo kubyo byonyi maze kuyona akaba arashize. Nibyo basigara baguza bashaka kubategera ngo batahe. Ibyo byonyi